Guys, amazina nitwa Celine. Celine Umunyabyinshi umwishwa w'abagorora. akuri mwiza no ko kitize isura ya ingosha she's beautiful. wabonye Deni Aya ndayizeye ahubwo ikibazo ntago menyereye ibi bintu. ibikise ngibi bintu ibintu Ibiro bya kamera rara. wese ni cameraman Ntumenyere gushutinga nico utamenyereye Ushaka gushutinga. ntumenyereye kwicara cyangwa kunyuzurana kandi naje kuba visita. guys numwana mwiza pe uko mubaye n'umugeni ufite reko ritambutse Oya ntago ndi umugeni narafashwe. warafashwe gasuza Suza. umwana wamawe ukwe turamusubiza guys ibintu ntabwo warafashwe Nkafatwa. twereka impeta Yego. aha iyo ni zoro guys ibimba ari ibintu bisigaye bi nubwo mvuze bataranyakira Vicky yanze kunyakira njewe nimba ari ibintu nyine bakoga siga dukangisha ndebera iyo mpetu yambaye he Turashize nahinduranye. aha ni mu bapfakazi warapfagaye guys umuntu ufite reko ritambutse warapfagaye Ewe ibaze mupaka Wayambaye. Champa. Vicky nuvuze nk'ahantu wayambaye Dore Vicky yanyiganye. kudupfaka y'umurage ukasanga Vicky nawe yarapfagaye ntaneze Narapfaga ahubwo ni kabiri wese dore impeta ziragerekeranye. bivuze ngo muri mwese guys muri bose ngo barapfagaye reka Denise atwibwire nawe anatwerekana yambaye impeta mu by'ukuri kuko mubibona guys ngo arashaka ko mwibwira kandi yamaze kumvuga ntabwo abantu abakuzi kuko cyo kuri icyamamare barakunyira ngaho hari abatakuzi guys ngo ntago munze nitwa Denise Miss Denise. Deni nuko ujya wivuga se yes muri Miss Murenge nuko wivuze nitwa Denise umugeni umutesi ndi umunyamurengekazi w'umusita mwishwa abasinga suko uko we mubaki Agarafata. Sindahamenya. uri singo cyangwa uri searching ntanakimwe ntabwo wabidukora uri singo cyangwa ariko yambaye n'impeta ahubwo noneho mu bashatswe iwe kubakoze ubukwe wakoze ubukwe Ari gukora ubukwe no kugira gute wararongwa kurongorwa no kugira gute nyine kubaka urugo atari ukubaka inzu urugaga bashobora kubaka ngashiraho ibiti n'amanjanja ariko waretse basi wakoze kubaka umuryango wakoze ubukwe. nyine gukora ubukwe no kugira gute ntabwo guys Denise afite amananiza ni nkaho yabombotse tubwire warabombotse okay nibaza ko kubaka urugo muvuze naba narabombotse naba narageze kubaka urugo none icyo mushaka kumenya ibyo by'ubukwe n'ibiki mushaka kumenya kubaka urugo no kubaka inzu nubakishije imbaho nubakisha amatafari nubakishije iki oya wubakishije amabuye oya babyita ngo kubaka umuryango murambaje naba narubatse umuryango hajyana ngomba kubaka nje nyine cyangwa bazabubakana ari babiri umugore n'umugabo bakubakana umuryango nshobora kuba ahubwo njewe nawubatse nje nyine kubera ko umugabo ntawe ndabona da nshobora kuba afite umuryango ariko nawubatse nje nyine kubera ko uwo mugabo nimba bawubakana umugabo n'umugore ariko ni nkaho ari ibanga Denise yubatseho yibana Denise ni nkaho iziwe ari inkuru zitazija ku karubanda zihe hajya inkuru zawe guys turabasuje mumeze neza natwe tumeze neza tubarize mumeze neza aho muri turabaramukije ngo yamba Miss Denise arabaramukije na Miss Akonono Celine arabasuje na Miss Victoire turabasuje mu byihoro byanyu so guys uyu munsi dufite ikiganiro ni ikiganiro kidasanzwe tugiye kuganira so guys numva twavuze ikintu udasupportinga uraza gushira comment uraza gushiraho comment yawe turabibona cyangwa umanika agatoki hejuru n'agatoki biremewe n'amaguru byose wabizaho ariko sina ngombwa ko tuvuga ibintu cyane twese ngo tuzumve kimwe tubere kugira ngo tubabwire uko tubyumva namwe mutubwire uko mubyumva si ngombwa ko tuvuga ibyo mwumva cyane turavuga uko tuzi ibiri mu mutwe wawe thank you Denise yanabirakariye guys nditonda ntago meze yanabirakariye ariko icyo nicyo tujya kugira ikiganiro guys mwatse kundaranje ko nitonda bamuzamuye isukari
guys kigano kiragorana kubera ko nako baraseka cyane njyewe sinzi ikintu babaseka batubwira icyo babaseka natwe twese duseke ubundi njya mbasere mu kiganiro ariko Serine twicaranye hano ntabwo yatuma uba Seriye nifashe noneho ndi kuri zoominga wafashe hehe wafashe sere wifashe wewe Seriye wifashe tangiye karega n'abayeseri ahubwo watubwiye ko wafashwe watubwiye ko wafashwe wifashe ntiyafashwe oya nabyo birimo hari ukwifata no gufatwa njye byose narabikoze warifashe amateka wafashwe byagenze gute yarashimuse gazi ngo yarafashwe njye rero ibintu bavuga ngo gufatwa nibyo ntazi mwafashwe gute Vicky wafashwe gute njyewe I'm taken gute jido yakubiswe jido guys nukuri badufasha dusora ngo barafashwe njye sinanumva izo barimo mwafashwe mumbwira Vicky wafashwe gute njye sinigeze mbona narafashwe njye jambo yavuze ko wambaye impeta nambaye impeta ariko twese si impeta nyambaye y'ubupfakazi oya ntabwo napfakaye njye uranyica n'umugabo ntawe ndabona darajaka are you single nigeze mbona ko ndi single narimbajije are you single I'm not you are not single both turagusuje hey Hi. are you single icyo kibazo ntago are you single are you single searching guys aramwihakanye umuntu ufite oya ntago bira ntago bibisize nibyo ntago uri single ntago ndi single oh you are taken ngaho me I'm single she's single guys ufite yerekwa ritambutse gusa yambaye impeta ari mariye ariko ntabwo ngeze umuntu wayinyambitse nahise ngiye kuyikuramo nkanayiyambika n'abandi gazi zazivamo rero impeta ntabwo ari igaragaza ko umuntu atari single kubera ko impeta abadandaza ntabwo bazigurisha gusa ku bantu bashatswe bazicuruza ku muntu wese ubonetse rero narayiguze ndayitahanira ndayishurira ndanayiyambika icyo ni ikibemeza ko Denise byagoranye guys so ufite yerekwa ritambutse ayaye uyu munsi dufite rero ikiganiro cyacu dufite topic tugiye kuvuga ku mbese hari ikintu abanyamurenge bakunda kuvuga like ubwoko bwacu bakabanga umukobwa yarajinze cyane ko twabanje no gutangiza tubivugaho umwe abazasenga yusingo ibyo bintu ugasanga umwana agejeje imyaka 18 19 20 umwana bayikijinge rero twebwe twashaka kuganira se ijambo kujinga niki reka nangire mbaza Denise iyo bakubwiye ngo umukobwa yarajinze wumva gute nje ntaco numva kwera ko ntaco nzi ahubwo nje ntekereza yuko iyo bakubwiye ngo warajinze ubwo wajinze mu maso yiwe nyine shoko nese iyo umuntu akubwiye ngo wa mukobwa wenda akubwiye ngo warajinze kwako nje ntarasobanukirwa wenda ico kujinga ico babashatse kuvuga okay kujinga nziko ngo ari kuba donc utarashaka kandi sinziga umuntu yitwikijinge afite imyaka ingahe umuntu yitwikijinge asa gute umuntu yitwikijinge aresha gute umuntu yitwikijinge abyibushe bingana gute cyangwa nanotse bingana gute kubera ko mutarabidusobanurira nje nambwiye ngo uriya muntu yarajinze mpitatekereza ko ashobora kuba wenda yararambiranye mu maso yawe ariko bitavuze ko n'ahandi yajinze ahubwo yarambiranye mu maso yamaze kumureba inshuro nyinshi urumva utagikeneye kumubona ahubwo se wemera ko ijambo kujinga ribaho nje ntajyo nemera why kubera ko ntazi nyine ijambo kujinga hajinga nyine ikijinge niki cyangwa se kujinga niki icyo kibazo nicyo yakubajije nanjye namubwiye ngo kubera ko ntaragisobanukirwa niyo mpamvu akanya nta makuru menshi nakivuga kubera ko umuntu avuze ngo nk'uwarambaje ngo se kujinga unemera ko kujinga bibaho ntabyo nemera kuko gasinzi kujinga ibyaribyo ubundi igiye ukuntu byumva umuco wacu ukuntu twakoze umuco wa kinyamurenge iyo umuntu arengeje imyaka 15 aba yajinze uri umukobwa utarashakwa bavuga ko wajinze ariko iyo wagiye ufite munsi ya 15 cyangwa se 20 aho ngaho ntuba wajinze ariko se iyo nanjye ikibazo nabaza iyo umuntu agejeje nka 18 cyangwa 20 aba yajinze aho dushingiye ku byo wari uvuze ngo umuco wacu ubwo wenda nimba koko mu muco wacu umuntu agera 20 bakabona ko yajinze ubwo nyine yajinze bivuze ngo abantu bose bari hano turibeshe murajinze oya njewe ntabwo ndikijinge guys kubera ko nje on my side numva ko kujinga kambabwira ijambo kujinga kuntu nje mbyumva ijambo kujinga murabona iyo reka uranguye uri umucuruzi uranguye inyanya uragiye urazicuruje zibuza abaguzi inyanya zigeze aho zibora nta muntu waziguze mbese izo zikaba zapfuye ibyo babyita kujinga ziba zakujingiye ariko ntabwo umuntu ajinga ntitwaboze
uracakora igihe cyose uzashakira uzashaka urikumva ukuntu ari kubivuga niyo mpamvu rero wa mungani ubwo buriya rero iyo abantu twisiga buri muntu wa mungani banza buriya muntu wita undi ngo ni kijinge ashobora kuba mutuka kuko umuntu agutuse ngo uri kijinge buriya rero abavuze kuri inyanya zabuze urunyanya rwaboze so guys niwumva umuntu ari kuvuga ngo uri kijinge azaba agututse muzamutukana mu bwenge umeze Denise we ni kijinge gikuru sindi kijinge ko mu myaka ugejeje 25 cyangwa se kuzamura aho ngaho nto basi bavuga ngo twarajinze naho nkuko kwanjye ntago mvuze imyaka yanjye ariko iyo mfite muri iki kinyejana arabavuga ko najinze nukuri ko Imana ntago ndajinga pe ubana nababwiye ko ugifite n'imyaka ari mutoya uracana afite n'indi myaka yo gukura before ahubwo se akabazo k'amatsiko wewe ni nk'imyaka ingaho ujye umva ati njyewe nzubaka urugo rwanjye wenda mvuze 30 nabwo mba nakabije ariko ngiye ku giti cyanjye niyo navuga uyu ndana tumwita kijinge se guys ibana n'izanyanya mugari bafite izabozo zikamera wewe ningahe imyaka uba wumva ko mbese uri ready bati njyewe ngubu nakubaka urugo rwanjye okay njyewe ntabwo nyagendera ku myaka kubera yuko imyaka on my side imyaka ntabwo ari yubaka urugo imyaka nta nubwo ari ituma umuntu afata decision zo kuba yakubaka urugo ahubwo ntekereza ko umuntu yubaka urugo igihe cye mu gihe wumva ko it's a right time kuri wowe igihe cyawe cyageze wumva so icyambere igihe cyawe kuri wowe cyageze wahuye na right time I mean right person ugahura n'umuntu nyine wumva ukeneye mu buzima bwawe ikindi kandi numva ko ari cyageze numva ko njyewe Denise nditaye ari yo kuba najya gukora responsibility za hahantu I'm sure yuko nzabasha guhandoringa cyangwa se nzabasha gufesinga ikintu cyose ngiye kujyamo muri bwa buzima ngiye gutangira kubera yuko nimba uyu munsi njyewe Denise wenda kuba no kwigurira gikotori it's an example amavuta ya gikotori wenda yo kwisiga agura igihumbi nkaba ntakwibonera igihumbi cyo kuba nayigurira sibyo numva njyewe nta mpamvu mfite yo kuvuga ngo nje kubaka urugo kuko nimba ntabasha kwigurira kwicira gikotori igihumbi ni gute nzobasha kuja mu rugo umwana wanjye azaba akeneye urukweto akeneye pampa akeneye umwenda akeneye ico gihe se wa mwana njyewe ubwanjye nanjye ubwanjye sinshobora kugira ico no kwikemura nk'irumwe ni gute nzobasha guhandoringa ibibazo by'abantu wenda abana bane niki ico ni kimwe uretse n'abana wenda abana ushobora kuvuga ngo papa ariko papa we nubwo nzabana n'umugabo wenda ushobora kubana n'umugabo nawe mu rugero utarufite ubwo bushobozi wenda nawe cyo gumbi ntaco ari yifitiye bibaho hari igihe mwana mwembi nta bushobozi mufite none se rero njyewe mugihe ntarumva njyewe Denise nditayari yo kuba ubwanjye Denise nabasha kuba nakora responsibility zanje njyewe nkaba no making ashobora ko nitayeho no making ashobora ko nakwivuza nka making ashobora ko ndi wa muntu wakwigurira wenda telefone nyine ubuzima aho ngaho ni details z'ubuzima mba numva rero ntarabatahere kuba naja mu rugo rwanjye kuko none rwa rugo ngiye kujyamo ruzansaba byinshi nzaba ngiye kwita ku mwana nzaba ngiye kwita kuri se igikurikiyeho nzaba mfite family there ko family ngiye gushakwamo niyo yaba yifashije gute ariko n'umuryango nzaba ngo gukora responsibility nsabwa ku muryango aho ngambwiye nubatse yaba uri muri family yanjye mu rugo aho navuye nzaba nabaye umuntu mukuru azaba akeneye support yanjye rero ntago nakumva najya kubaka nanjye ubwanjye sindabasha kwihaza ngo numve ko najya guhaza naje hano none nzaza mpaza abantu barenga 5 cyangwa 6 cyangwa se nushake babiri so rero njyewe ntago numva ko imyaka rero ngomba gushakirwa no even nishaka iza 30 bibe 35 bibe 20 ni igihe numva ko njyewe no ntago ari kwiheba kuko ahubwo njye nigihe numva ko njyewe Denise nzaba numva ko nico gihe gikwiriye nzaba nahuye n'umuntu ukwiriye nifuza cya gatatu nigihe nzaba numva ko koko ndi sûr yuko ibyo ngemo mbizi kandi nzabasha erega impamvu uyu munsi ndagenda ngo kubera ko Vicky yagiye she's my friend ngende mfite 22 ngende shaka ningera nimara kugera mu rugo ejo umugabo nambwira nabi kuko sinamenyereye wenda urugero umuntu wambwira nabi reka mvuge gutyo umugabo nambwira ati kwereke Denise kwereke atashe 2 z'ijoro ntangire ndire njye mu cyuma njye kuranga umugabo yambwiye nabi kubera ko naramenyereye yuko mama mbwira nabi nkarira cyangwa umugabo nambwira ati yewe managura ikirato nterera ipasi woza imodoka usasa icumba uteke ugire gute ati ntabyo nkoze agize amahirwe yabaye oya nanaze nk'urugero ati ntabyo nkoze uri kumva kubera ko namenyere ko mu rugo wenda mu rugo twari dufite ubushobozi twari dufite abakozi babikora
ngo njye mba nubatse neza nubatse n'umugabo ufite imodoka oya rero hanze nk'urubwira ugasanga umugabo akubwiye ibyo kandi koko ni inshingano zawe kubikora nta n'ubwo umugabo yagakwiye kubikubwiriza koza imodoka yes nese kubera iki okay njye numva ko ni inshingano zanjye mugihe wenda dufite iyo modoka nta wundi muntu ugomba kuyoza kandi mbona umugabo wanjye agiye kuja mu kazi agwenda agiye kugenda imodoka icafuye ahubwo ngo agenda imodoka icafuye bamuseke mfite amaboko dufite amazi mfite isabune n'igishenga kuki ntoje koza imodoka azamujyana muri kawoshi oya ariko kawoshi ibyo bintu mutekereza rero woyijana ariko mu rugo mu gitondo umuntu ni nkuko n'ubundi wovuga ngo wabona imyenda y'umugabo yicafuye wenda ngo kubera ko yambara amakoboyi ukanga kuyafura ngo yango ntufura ahubwo banabumvise niba abantu bazo bashaka bakumva ko ngo nabakozi ngo nyine nta mukozi nta kurya nta mukozi makuru yimugiye gusa oya nabumvise kabisa umugabo nawe uzashaka umugore agatangira ngo yoze imodoka guys ari umugabo atabikubwira sinuba ariko nageza ko bari gukubisa furanje koza imodoka kubera ko mwumva kandi ndakubikubwira oya ahubwo mwambonye impamvu mwaje twahe n'abafite imodoka twamaguza mugihe mwumva ko umutoteka mumeze naze ifite nzayoza Rugimana no urabona ko imodoka yenda mugabo iracafuye pe inyuma kuko aragareka nkubwire gusa neza ko umugabo cyangwa kugenda ahantu hasa neza hameze neza ko umugabo wawe ni ishema ryawe nk'umugore ni ikintu kuko nabona umugabo wacafuye yes bazomuseka ariko cyane bazaseka umugore ati uriya mugore udashoboye wenda kuba yomesera umugabo uriya mugore udashoboye kuba yaterera umugabo ipasi reba uriya mugabo imodoka yaje mu modoka wenda abana baririyemo icafuye yuze mito niyo mpamvu rero nkubwiye ngo urumva njyewe nzi neza yuko umugabo wanjye aba afite imodoka azaba kawoshe nta kibazo aba yifite tukaba nta muntu udufasha mu rugo nkabona ko aritegura wenda agiye kuja mu kazi kandi njyewe ndi free why no kwemera ko umugabo ajya mu modoka icafuye bamuseke ngo ari imodoka icafuye kandi ifite amaboko ngaho ngo umugabo tuzareka yoza iyo modoka icyo twasitse ari ukuvuga ngo urishuwa neza ko afite yego njyewe ndishu neza zana buze nubigira singusubije ndishuwa ko nzaba nyifite ahubwo tayari yarafashwe umuntu uzi n'amabanga yo kuvuga ngo imodoka Denise afite umugabo afite imodoka ako Denise windi tubwira kare kose ko washatse narashatswe nga Denise menya ahantu yakwiye ibyo by'imodoka barashaka kunyicira isoko oya impamvu nemera ko imodoka reka nkubwire impamvu njyewe sindashaka ariko ico nzico nuko ibintu nibishakwa none se nimba dushakana ntaco tukubaka inzu imodoka se niyo tunanira cyangwa se nimba dushakana tukaba twabasha kwitunga tukigaburira tukiyambika tugatunga abana bacu niyo modoka kuki tsayiharana ngo tuyibone ni ndege by the way ni ndege twayigura ibaze ko ibintu nibishakwa kandi ukiri muzima uri umukandida w'ibyiza Denise abayiseri ariko hari ikibazo kimwe njya nibaza zabitwenge bigiye se ko mubayiseri ngaha mukomeze Denise mukomeze guys Denise birangira birakariyemo ariko mu by'ukuri Denise ibintu yavuga nibyo sky irazamutse Denise ibintu yaravuze nibyo sinzi ibyo babaseka batubwira natwe duseke guseka birakwiye guys kandi namwe ndabizi aho muri guseka cyane kuko Denise niyo muntu yise yimagine koza imodoka atazi kazayitunga cyangwa atazi ese urinde judging please don't judge a book by its cover ko barambonaga nicaranye nabo twaduseka ngo ntazi ko nzoyitunga ndimwumva izabo ejo bundi aho ndimubwira ni kera 2025 muzobimbaza have a question aramufite ejo bundi ese ngo ndamufite nta nubwo imodoka nyitegeye ku mugabo kuki mwumva ko ngari uzoza kubera ko injo ntoyigura ninzaba mufite cyane ntamufite what you have to know uko nzoyigura azayitahana mu nkwano ahubwo hari ikintu wavuze ati njyewe ushatswe hari kuntu hari ibintu wavuzeho mitanekereza nko muri abanyamurenge nyine kera byahozeho ubu ngubu nyine biriho nabwo ariko si cyane ugasanga mu muco wacu umugore ashatswe niwo kugenda gusa akamenya ngo urugo rumeze neza inzu isa neza imyenda y'umugabo isa neza y'abana bameze neza bariye mbese ariko kazi k'umugore nyine mu rugo akaba atanajya no gukora gakore nyine ngo amenye ngo nzajya mbura kano kantu nzajya bamenye uko aho nyakura nakoze biriya bintu bari abagore nyine babayeho muri ubwo buzima ubivuga hekere urabaza nde wewe Denise uwo sinje rwose ntago ngewe ndi ubu nyine Denise ushatse umugabo hari umuntu wavuze ejo akakubwira ati icare ngewe ndabikora wewe
mfite amaboko yo gukora nanjye nicare namufasha arambwiye ngo ni nicare oya reka banza arangize ikibazo nicare ntukore wowe ujye umenya ngo urugo rumeze neza abana bameze neza ibyo nyine ntabwo bizakunda wenda mfite nk'umwana ari umwana w'uruhinja aho ntabwo mvuze kubera ko cyane ubu ngubu ni ibintu bizwi hari ukuntu umugabo akubwira reka ngufashe hari ukuntu usanga nk'uko ubivuze ugasanga umugabo mu by'ukuri n'igihe mutamu unafite n'abana batoya ariko agahita avuga ngo ugomba kwicara mu rugo ukaza ubyuka ugakoropa ugateka icyayi ugafura ukagira gute ngo ukaba mu rugo ngo ibindi byose nzabikora rero njyewe ntabwo ari inshi wenda ni Serine na Vicky Seri wowe wabikunda oya ngereka ntagakora ako kazi ariko mfite n'akandi nabonye ko kujya gupagasa nkaza nkamufasha kandi atabishaka kandi yabuye ngo icare guys reka nje mbabwire hari umuntu wigeze kuvuga akantu ejo bundi aravuga ngo I'm not an animal nyine ngo bakipinga no mu minsi w'ahantu hamwe aravuze ngo iyo ntago ari inyamaswa agenda akajya gufungirana muri zo aho ngaho ni umuntu afite uburenganzira bwo kuba yovuga agasohoka nubwo ari umugore agakora akagira gute rero nanjye icyo nababwira mbaye mfite wenda nkuko aha ngaha twavuye mfite umwana w'uruhinja nta nubwo narinda ngo umugabo wanjye ambwire ngo icara kuko ndabizi ko ngomba kwicara ngatekinga care y'umwana mbaye mfite ikindi kibazo ndabizi ko ngomba kwicara ngakora bya bindi ariko mu gihe nta kibazo mfite ntari izindi nshingano zikomeye ziri mu rugo zambuza kuba najya gukora kandi nzi ko ndi muzima nta n'uburwayi mfite njyewe ntabwo rwose nakwemera kwicara mu rugo kubera ko reka nkubwire sibyo baravuga ngo nuko wenda abantu tutari tubyumva kimwe ariko baravuga ngo if you want respect you have to respect yourself njyewe nibaza neza yuko mbaye nshatswe umunsi ndi umugore nkaba ndi umugore uba mu rugo gusa urya umugabo akazahaha wenda akishura umukozi sibyo akampa amafaranga y'inzara akansukisha buri kintu cyose mbwira umuganga nkambwira ati nitsamuye nkeneye kinini umutima wanjye ukumbuye yawurute ukayingurira nabonye ikanzu nziza nyine ibintu byose icyo nzi ko mu by'ukuri numva ko umugabo abanza natakubaha cyane kubera yuko none se yashatse bebe njyewe nzi neza ko ishatse umugore cyangwa umugabo muba muri abapatana muba muri abaparteneri muba mugiye gufatanya sibyo ni ukugira ngo nzane ibuye nawe uzane idafari uzane umucanga nanjye nsima twubake urugo sibyo ntabwo uba ushatse uruhinja kuko ubaye ushaka uruhinja ntabwo wabyara urundi ruhinja uba ushatse umuntu mukuru kugira ngo mugende mufatikanye hahandi imbaraga zawe zarangiriraga hahandi imbaraga zawe wabonaga wagaragaza ikanga ubona undi muntu ugutera ingabo mu bitugu sibyo hahandi wageraga igitekerezo ukumva ko wowe ubwawe ntacyo wugikoraho uzana undi muntu mu buzima uzaza ubwira ngo natekereje yuko twubatse umusingi byadufasha umugore akubwira ati nta kibazo reka njye gukora shakishe basi ko nabona sima nawe ushakishe ko ubona amabuye dukore wa musingi ariko ibaze gushaka umuntu uzaza ubwira ngo uzaza amafaranga atiyubakira amafaranga ubike ejo ndusarukuru twokubaka bwacu ukajya kubona ko yagiye gukoresha akavuga ati shari urabizi bya 300 wampaye nabonye ishakoshi nziza nabonye ikanju nziza nabonye ibisuko byiza bigezweho nabonye inzara nziza bigezeho nkubwije kuri kw'Imana neza twemezanye ntago umugabo yakubaha ahubwo umugabo yabona yuko yazanye ijari bumuzu reka mvuge ngo ingo nuko yazanye kiryabarezi munzu kuko ntago ngabo ari yazanye umugore ni mpamvu numva yuko ngewe mugiye ushatse sibyo erega urugo nta nubwo ari urw'umugabo gusa urugo ni urwanyu kandi urugo iyo rurwanye mwe mwifuza iterambere ry'urugo mwembi muri babiri sibyo iyo urugo rurwanye mwese mwifuza ibyiza by'urugo rero ntago uyu munsi waba washatswe ngo ushakwe ku mugabo ukodesha wumva unyuzwe no kuba mu buzima bukodesha ahubwo uri umugore muzima uri umugore muzima washakisha uburyo muva muri bwa bukode ukemera ukavuga ati reka nemere ngiye gukora akazi kose nshoboye umugabo nyine agiye gukora agashoboye turebe ko byibura twabona ikibanza tukazubaka inzu tukava mu bukode that's why rero ngewe ntago rwose nta mpamvu iri emergency ntago nakwemera kwicara mu rugo kubera ko urugo ntago naje gakuba uruhinja nzicare nzare umwana muri rwa rugo nawe yicare nzare babiri bicare nzare batatu bicare hama bigende gute ahubwo iciza nuko umugabo wanjye azabyuka saa 11 yerekera iburasirazuba nanjye nkerekera iburangirazuba imbari burengerazuba tukaza guhura mu rugo hambwa ati njyewe naronse 5,000 akambwa ati nanjye buranaronse 10 kambwa rero kamfate bya 5 byanjye nje guhaha nakambwa ati reka dufate rya 10 basi tugurira umwana Pampex ubuzima bukendereye pano byo kumbwa ngo nirirwe ndyamye ndaryamye se mu rugo ngo bigende gute kandi amafaranga atagusanga mu nzu sindi n'igipopi gangu uzoza biri gundeba ngo keretse ndi umutako wasize umanitse mu nzu ngo uzoza utabura umunsi cyangwa se cyakoze mbaye ndi umutako uzi neza ko kwicara mu nzu yawe bikwinjiriza
hari abantu baza bakandeba bakazana nk'ingagi ubwo rero nayo bambaye ndi nk'ikintu k'igisitati kiri mu nzu wenda ari umuntu wenda uza kukureba akansura akinjiza aho nabyemera ukambwira ati ndashaka kuzoza uzuka ukikoraho ukicara hariya mu nzu abantu bakazaza bakakureba yes bakazaza kureba bakinjiza amafaranga aho rwose kuko maze ko ifaranga ryinjira ariko kumbwira ngo uzubyuka nsigare mu buriri nirirwe njyamye utahe nimugoroba iki byagorana mwana amabuka bumubwiye oya anje arabizi yaba yabivuze kare oya arabizi kandi ntekereza yuko umuntu wese uko umuntu wese sheri nimba atanahari ahari hose arabizi kuko njyewe njye mbivuga cyane mwana amabuka aho uri tugomba gukora twembi tugafatikanya byaba na byiza ahubwo kugira uzi ikintu kijya kiba kibi Vicky cyangwa se Celine ibaze kuba nk'urugero uyu munsi sibyo nari mbayeho mumbona wenda ndi smart utarambona wenda tuvuge wenda ntasize inzara utarambona wenda ndasutse utarambona nyine wenda nsa nk'umuntu ufite ubuzima bugoye sibyo abana banjye kuba bafite wenda ahantu biga ari heza kuko babona abana banjye kubona abana banjye wenda nabo biko smart bwaca kwera ko umugabo ari we wakoraga umugabo wanjye kwera ko ari wakoraga yabura akazi ibintu byose bigahita bihinduka ukabona ntangiye gushushuka singa isuka ndacafuye ugatangira guhura n'abana banjye bagenda batoragura wenda utuntu aho babonye ibyo nisi bibabaza kubera ko wa muntu kandi ubuzima rega ntago tuzi ko ubuzima buza bugenda uyu munsi umugabo wanjye yabakoreje akazi kakarangira uyu munsi yobakora ejo bakamusezera cyangwa se agahomba bayakora business ariko buri iyo mukora mwembi mbazi ngo uyu munsi umugabo wanjye niyo yaba ku kazi ke hari ukuntu bitagenze neza ndakavalinga wa mwanya we umwana wanjye ntari bubure amata umwana wanjye ntari bubure icyo kurya ngo nuko papa we yabuze akazi kubera ko njyewe ndagafite ndagaragaza nkavalinge muri wa mwanya w'umugabo wanjye ntago azagaragara ngo abantu bose bahita umuntu avuga ngo yavuye mu kazi ngo urugo rwe rwateragiye ngo rwasuzuguritse no ahubwo nyine nzahagara muri wa mwanya w'umugabo wanjye kubera ko nanjye mfite ibyo nkora tubashe gukavalinga urugo rwacu mabuje nayo navuga icya mbere ni ukwizerana burya iyo wamubwiye yakubwiye ngo wicare nk'uko mwabivuze ukabyumva kandi ukamwizera ku buryo icyo uri gutekereza atekereza atagitekereza sinzi nimba aho ngaho unyumvise atagitekereje kuko wagitekereje wowe aho ngaho byaba ari sawa sibyo nahaje kubera ko atakwizera avuye ku kazi akaza agakomeza agatekereza wa mugore ni umunebwe ntashaka kumfasha ibiki aho ngaho niho byakomera ku buryo no hanze byamenyekana ukavuga ati umuntu runaka nazanye ntashoboye cyangwa se ntashobotse ariko iyo mwumvikanye urugo mugakundana nta cyagiye wakwicara mu nzu kandi hanze ntibyagaragara nabi kandi nawe kuri sayidi ntabwo byagaragara nabi Celine ndahita nkubaza no ngomba kubaza Celine uremera yuko urumva kubaho ubuzima sibyo ni gute wovuga ngo wenda ngo kwicara nta kibazo ufite uyu munsi tuvuge nturabyara wari ufite akazi kawe ukora ukiri umukobwa ubasha gukora witunze ubayeho pe wamara gushaka umugabo akavuga ngo uva mu kazi wicare mu rugo even nta mpamvu nimwe aguhaye ibyo nakubwiye nta mpamvu reka maze ngo nta mpamvu nimwe aguhaye gutuma uva mu kazi gusa ngo kubera ko urugero wenda ngo uva mu kazi ngo ndashaka ko wicara nkagutunga ese umugabo adashaka gukora sibyo kandi wowe urabishaka adashaka gukora wamufosinga njyewe reka nkubwire nabanza tukaza tukicara akambwira impamvu adashaka yuko nkora hari impamvu ambwira impamvu yumvikana wenda akambwira ati kari akazi kawe mbona wenda karimo ibibazo bikini kakanyirika ibintu bigaragara aho ushaka ukareka ariko uyu nguyu ikibazo yari yatubajije hari abantu nicyo yari yagende b'abanyamurenge bagira amantarite zo kuvuga ngo umugore ntagomba gukora umugore ngo ni wo kubyara no guteka no gucumba gusa nico rero yari yabajije ukumva ko warize sibyo wize wenda wanize no kwiga ciza kirenze umugabo wawe sibyo ufite akazi keza kanenze n'umugabo wawe pe kuko abantu bakobwa bagira utuzi twiza kutureza tw'abagabo ariko umugabo agahita akubwira ngo warakoze kuba umukobwa ubu nyine uri umugore ndashaka ko wicara mu rugo nkaza mzuko kantekera icyayi ukampanagura ikirato ibiki nkaza nkagusanga ati umugore ni uwicara mu rugo akazi akakamvanamo se oya akazi kanjye nta kibazo ngafitemo ntabwo twakumvikana twese rero twavuze mugabo adashaka kumvikana nawe uyiwe Victoire icyo yavuze tutumvikanye igiye ku giti cyanjye nareka ibyo umugabo ambwira akaba ibyo nkora ukareka akazi dusoza mfite ikibazo kindi urabizi werebanza nawe tubwire uko ubyumva byo ko mbyumva byo numva ko urugo ari ugufashanya so nyuma y'icyo nta n'ikindi
n'ubwumvikane bwinshi cyane bwinshi imbere cyane icyizere cyinshi Denise afite ikibazo buri wese arakivugaho nk'uko ubizi umaze muri media igihe kirekire urakora gusa hari ukuntu usanga nk'ubu twakoze ikiganiro wenda hari ibyo twavuze gusa nk'abari bukirebe bamwe batangira kujojinga bwa n'ubuyayo n'urushinzi ibintu byinshi biriya bintu iyo babiri kubivuga ni nk'ihe advice bari abantu bagifite izo mentality yo kwati bari abantu bari kuri YouTube kandi bazi ko nyine izarebwa n'isi yose ni ihe advice wahereza bari abantu bagifite nta ifite no baha kubera yuko umuntu wese agira uburenganzira bwe sibyo kandi nta nubwo uri njewe kugira ngo mbe navuga ibyo utekereza mbaye uri muri nje nazo mvuga ibyo utekereza ariko kubera ko utari muri njewe mvuga njewe ibyo ntekereza numva ko bikwiriye ko ngomba kuvuga that's one kandi gitangaje njewe navuze uko ibintu mzumva nkuko twatangiye tubivuga si ngombwa yuko twumva ibintu kimwe sibyo wowe ufite uko ubyumva wenda mu rugero wowe urumva yuko umugore akwiye kwicara mu rugo akareka gukora akaba umugore mu rugo yes nabyo ni byiza ku ruhande rwawe njewe rero Denise ku ruhande rwanjye ndumva ko ibyiza ari uko nakora n'umugabo wanjye agakora tugafatikanya muri byose kugira ngo urugo rwacu turuteze imbere uyu nguyu nawe afite uko yabyumva Vicky nawe afite uko abyumva rero impamvu ngiye nta namanagi ni uko buri wese afite uburenganzira bwo kumva ibintu gutandukanye n'ukundi that's one ishaka kabiri nta nuko byogenda kugira ngo twese twumve ibintu kimwe kubera ko twumvise ibintu kimwe muri nose isi ntabwo yatera imbere kuko njewe nzumva ko ngomba kubaka inzu ya cadastre wowe wumva ko ugomba kubaka etage uyu nguyu yumva ko agomba kubaka wenda imeze ukundi so rero mubwiye ngo twubake cadastre kubera ko rero ntekereza isi ntabwo numva ko rwose isi byaba bigoranye kugira ngo tuyibemo ahubwo ikiza nuko tugira imyumvire itandukanye tukumva ibintu bitandukanye nkaza nk'uruganda rwa petrole uyu agakora rwa kawunga uyu nguyu agakora rw'ikindi kintu isi ikabasha kwaguka ko ni ukuri samusezere dutaha nta jambo ufiteho guys tunababwira ngo dusoze mukomeze mukora ama subscribe guys subscribe and like guys kwikolema TV hamana kuri MTV on show guys